Suko ko nk'uyu mugabo mwana yanjye aba yahashije ibyo bike aba yatinze. Sha umujama ucumbitsemo hano. Ufite umugore n'umwana. Yes we. Ariko usanga kubera ko iwe ameze nk'umuntu ufite Don't be so one-sided. Wakubita inge mu rugo iwanjye umugore ko duhuye yikoreye vayo rwose ahantu ni heza ni mu mujyi nta kibazo uzagira. Suko ko nk'uyu mugabo mwana yanjye aba yahashije ibyo bike aba yatinze. Araza avuga ati ndige umugore. Ariko muri iyi minsi ndi kubona ibintu biri guhinduka. Tarahindutse sigaye ahahe nusu yarahahaga ikiro. Oya pe. Ndifatira umwanzuro uko biri. Ndafata umwanzuro pe. ese shanga baragenda mwana. Sha biragenda we. Biragenda. Kono bazuvugana gahinda byagenze gute? Erega sha gusaza no gusahurwa wa mwana we. Gusaza no gusahurwa usura shanje. Utandeba mfite mu maso nk'aho abasore. Niko mu muryango wacu tumeze. Nta n'ubwanwa. Ubwanwa twebwe umuryango wacu barawuvumye. Umucecuru twari dufitemo yasize awuvumye aravuga ati nta muntu uzapfa ameze ubwanwa. Niyo mpamvu ubona Ako mana yanjye se nk'uyu mugabo aracyari hehe koko kandi ibi biryo nabirya kibazo ni imbirya arazanyije kandi uko birinde kubona subura ni we ntago zikuntu gusaza ari bibi. Mbere nawe gusitwa tuzagera. Shatekereza bije imyaka 32 ariko iyo ngiye i Kigali ubukobwa bujya bunyiyegereza bukanyiyegereza bukambwira ngo ndacyari umusore. Ndacyari umusore. Kubera ko nta bwanwa utandebera aho buke gusa ko mu bwenge bwanjye ntago ndasaza. Ariko ikibazo rasha nkomeje kukubwira inkuru yanjye ni ndende. Ni ndende. Ukureba mfite imyaka 70. Ejo bundi sinakuwe ko nari mfite imyaka 62. Ubu ndakuze shyitse muri 70 ariko ndakikodeshereza. Urakikodeshereza? Ejo bundi bya biceri wamaye byo gukodesha. Naragiye gucya mbihahama gahunga ndakarya. Agahunga? Ndumva meze kandi aziko nama ufite ibyo toto. Ese ahubwo we ko mbona ukiri umusore ugifite nakaba. Sureba se sha. Ejo bundi aho narindi baranyirukanye. Barakwirukanye? Baranyirukanye niko kuzuka ukacumbikira hano muri iki gipangu cyawe. Ahubwo se abantu njya numva baba bari muri iki gipangu iki cyo haruguru. Ko njya numva bararabasakuza ko barwanira ibiryo. Sha umujama ucumbitsemo hano. Ufite umugore n'umwana. Yes we. Ariko usanga kubera ko iwe ameze nk'umuntu ufite inda nini. Afite inda nini none ibyo umugore amutekeye ibyamusigiye ntabwo bimunyura. Niyo mpamvu rero bararabatora. Twebwe kubakera rero bajyaga bavuga ngo umugabo urwanira ibiryo aba ari igisambo. Aba ari igisambo. Ahubwo se kuva na kera niko byahoze. Niko byahoze. Kuva kera niko byahoze. Ubu ngubu uko bimeze umugabo urwanira ibiryo aba ari imbwa. Baba we ni n'ububwa bukabije. Ibiryo ntago bakwiye kubyimana ubundi ukwiye no mutura. Ariko urebye ku ntangana na mama wamushatse ntabwo yamuhaza. Ntabwo yamuhaza. Ko bigendanye se niba abasore nkabitiranya n'abacecuru n'abasaza. Kubera ko njye namaje gusaza. Kugira ngo sara naho no ni ikibazo. Nagaha. None se ubwo umugore wibameze ute? Umugore wese umugore nawe nyine ameze neza mo gake nyine nizo nduru za buri munsi bwije bwakeye
ni gutyo babimeze ubwo byumvikane ko kijya kinamukubita kumukubita gusa baba we inase n'abayobozi bahabaga abayobozi barakemuye ibibazo biranga bageze ngo bakuraho cyokora si umusaza ngo ngende umusaza uriya mukobwa yashobora kuzaba yanyemera ariko kiriya kigabo cye cyazanye ukomere baturanye ba komera muraho neza murakomera bose yewe kuri tuburanyeho pe nzinduka njya mu mujyi ewana kabisa tuburanyeho nabuze uburyo twanaganira pe ndabona uri kubira kuya rwose umeze nk'umuntu nje kurya ndashonje nje kurya natwe twicara turi kuganira twari turimo kuganira ariko ufite inda nini nukurya iyo nda nini yawe ntabwo urashaje ahubwo iyo nda nini yawe ntabwo izatuma baturanye reka kike mu rugo ndebe subirayo njyewe inzara yanyuciye hano n'agahunga kashije sarabizi sha agahunga kaba sogoko uraje rero igihe cyagiye kugakora yesu we koko se kiriya kigabo gifite n'inda nini kiriya ni danje baba we ubu hagiye gushya rero ucecekombe ntabwo turuve hano tutumvishe uko bimeze uriya nta bakera abantu bakera twebwe twarihanganaga we ntabwo ajya yihangana rero shaka kugira inda nini ufite umugore ni bibi muhaye iminota 2 mukanyura bawumva yewe harimo ikibazo pe harimo ikibazo dutegereze ibiri buze kuza gusa ko turi bubakize njye ntabwo bakicana kubera ibiryo ndeba cyane rwose umuntu ubu se ko naburaye hari ikibazo ufite si nk'ibyo byose se Oliva nzanira ibiryo nirire kira vuba vuba nzanira ibiryo nirire zana nirire nzanira mpare ubwo n'abo bagore genererwa nabo bakwegera nabo kigira ngashaka kurya bagira inyoko zo zirigwa sonogora bagira ubundi reka yasinigeze nano Suko hano mu rugo. Suko ninjye mbihare kambi. Mu buzima uko nzabubamo se waretse. Ariko izo nacyo uri kuzijyana reka. Koko mana yanjye. Ngabisagira n'umwana wawe nanjye umwana. Nanzura nafashe. Nanjye ngiye kwikodeshereza inzu. Tamira n'ubundi. Cyangwa kandi kiba gifite n'ibigabo bike. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Sibyo? Kandi ninjye ugomba kujya njya byinshi. Sibyo? Wamize? Muri kujya cyane. Abagire bajya baragenda. Kombinote. Biba byamvuye. Ariko sha ingajya kwirakuhamye ko umugore ko duhuye yikoreye igishanga cy'umuceri yavanye iwabo
mugaburira umuceri abagiriye bajya baragenda nibagende Yesu we none se udasigira umwana n'isahane turayikoma udasigira umwana reka n'abashyitsi ntabwo tuzajya tubasigira ariko ntabwo baza baje kurya ndorera nawe manu rwa twebwe nk'abantu ba kera reba ameza barira mwana iki gikwiye umuntu ugarukiye yirukana umugore namwe izanyu wenda zararangisha erega bangana gucya bariye bazasanyutsa ahubwo ndavuze ngo mumvira hano mugende muhungu wanjye mumvira mugende nawe uhari wahanutse ndabizi neza ko tuzabaho sibyo tuzabaho ndabizi cyane rwose uragenda ubundi se ninde wari ubahamagaye hari karibu nabahaye ubwo nimwe mwirirwana n'umugore wanjye mugende nano sovaye twiyicarire n'ubundi ni wowe wanjye nyoko mwihorere uri kumva nyoko mwihorere sibyo mwihorere ndabizi ko uko bizagenda kose tuzongera tumubone ariko nta kundi kandi ubwo uhite wiga imirimo yose kumesa ibintu byose sibyo uzabimenye nanjye nzakwitaho buri kimwe cyose sibyo katugira ese ubu hano abantu bariyora komera bose komera cyane wandangiye inzu ikodeshwa inzu niyo ushaka yo kubamo cyangwa yo kugura oya niyo kubamo ugize amahirwe inzu ndayifite inzu urayifite ndayifite pe niyo mahirwe yanjye tugende nkwereke nta kibazo naho ubundi se ni ahangaha rwose ugiye guhita hano nta bisambo byazahanyura ibisambo reka umuntu vayo rwose ahantu ni heza ni mu mujyi nta kibazo uzagira ngiyi nzu tuyigezeho ni ahangaha apanga iyi minsi se ntabwo uzayifata nabi reka subu inzu wayifata nabi usanze ndabona ndimo kugenda ahubwo ugize amahirwe dore ngaha harimo buri kimwe cyose amazi umuriro n'imbabura ubwo ibindi nyine ibindi ni ibyawe ngiyi nzu si washakaga niyo nashaka ubwo amafaranga urayashyira kuri telefone rero akira n'imfunguzo z'inzu n'ingufuri sawa sawa